muri iyi minota tuzifungure tuzisome kubera ko mu minota ikurikiraho turazifunga hanyuma rero dutega amatwi ijambo ry'Imana dusome. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, azengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza impambi Uwiteka ni wowe ubizi. Tugeze ku murongo wa 4. Arongera arambwira ati, hanurira amagufwa maze abwirukiye mwe amagufwa y'umubiri, mwumve ijambo ry'Uwiteka. Ukuri ko Uwiteka abwira amagufwa ngo, dore ngiye kubashyira mu mwuka ngo kubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi batwikirize uruhu, bashyiremo umwuka, ubone kubaho, umenye yuko ndi Uwiteka. Umurongo wa 7 niho tugeze. Nuko mpanura uko nategetswe, gihanura abo guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze ajyana, maze inyama ziyameraho byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka warubiri. Tugeze ku murongo wa 9. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhe muri iyi mirambo kugira ngo ibeho. Umurongo wa 10. Nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka winjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, iremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'ab'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu warumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura wabwira uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu, bibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nyuma turasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ni icya 4. Yohana igice ni icya 4, hanyuma dusome mbere ku murongo wa 10. Reka dusome. Yesu aramusubiza ati, iyaba wabuze impano y'Imana, ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe wakumusabye, nawe akaguha amazi muke. Umurongo wa 11. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Umurongo wa 12. Mbese uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iriba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye. Umurongo wa 13. Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adukuriza kugeza mu bugingo buhoraho. Twakeneza ijambo ry'Imana. Ndashima Imana cyane kandi ndongera kubisubiramo. Nayirukaga hano kera, nayirukaga hano nkiri umusore, munanyitegereje nta cyahindutse cyane. N'ubundi ndacyari umusore, ariko ufite umugore. Uri umusore bivuga ibintu byinshi, bishaka kuvuga imbaraga, hanyuma imbaraga ndacyazifite. Haleluya. Ndashima Imana kuko nagarutse kuri umusozi mfite ishimwe, mfite umudamu, hanyuma dutegereje abana ko tumaze amezi 4 twubatse urugo.
Yesu yarakoze. Haleluya. Amen. Nababwiye ngo ntumwe namwe kubera ko hano niho nazamuriwe, navuye muri ubu bucidikoni njya muri paruwasi ya Nyagisozi. Ubwo rero Imana ibyo yakoze ni byinshi, namwe ndabona mumeze neza, kubareba mu maso rwose murakeye. Ese mu mitima byifashe bite? Sava tatangiye kuzana bya bifaransa bya sava. Yesu ashimwe. Urumva umutima bimeze bite? Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira n'ijambo ry'Imana kandi bigiye kurushaho kumera neza cyane. Ndacyakijijwe, ndacyakunda gusenga Imana kandi nyuzwe n'umurimo wayo. Hirya muri uyu murimo havutse impaka ku nshuti zanjye no ku bari banyigishije, ndetse no kuri bamwe mu muryango wanjye barambaza mu buryo ngiye ngo ni ibiki. Ntabwo byumvikanaga ukuntu maze umwaka umwe mpawe poromosiyo cyangwa nzamuye mu ntera yo kwigisha kaminuza, ko nabanje kwigisha pirimeri, hanyuma ngenda nzamuka ngera ku rwego rwo kwigisha segonderi, amashuri yisumbuye, hanyuma rero nigisha no muri kaminuza. Hanyuma rero igihe kigeze Imana irambwira ko jya mu murimo wanjye. Nandika ibaruwa ndasezera, abantu bati ya papa burya bwose n'ukuteye wari utwishemo ufite ibisazi bingana biki, ugiye muri biriya bintu. Ndashima Imana ko ibintu ndimo bintunze. N'indaya iragenda ikumva ifite ishema yuko kugenda igatega mu mihanda kandi igatanga ubuzima bwayo, amagara. Abarundi baravuga ngo ni amagara. Umwuga w'uburaya abarundi baravuga ngo ni ukudandaza amagara. Banyuze buriya kenshi ururimi rw'ikirundi rusobanura ibintu neza cyane, ngo ni abadandaza amagara, kudandaza, gucuruza, abacuruzi b'amagara, abacuruzi b'ubuzima. Ndashima Imana, uyu ni umurimo Imana yari yarateguye kera yuko uyu munsi izaba ndimo ndawukora, kandi ukora wumva wishimiye, ndanyuze mu izina rya Yesu. Yabwira abantu bigiye kuba Yesu yarashyize muri ibi ngibi mwita ibyo ngibyo, ni amahirwe y'Imana. Kubera kumva n'umusinzi mwiza, bari indaya nziza, ariko si umugozi bari nziza, barababeshye. Iyo bavuga indaya ni utwi, ubundi abavuga ngo iriya ndaya ni nziza. Ubundi indaya iragenda ikishuka, ikisiga ibirungo byose, ikihongera, n'ukwanga ubwiza bwamaze kuvaho, hanyuma irimo iragerageza kwihangira ubwiza, hanyuma kugira ngo n'abakiriya babe benshi. Ariko ndashima Yesu yuko yamfasha. Yabwira ngo Yesu yarakoze umagakiza narabindi y'amata. Cyuma gishaje murabizi uko biba bimeze, byatangiye kugira mu gihe cyo gutora ingese, ariko Yesu yaraje aramfata ati mwana wanjye ngwino ugirire n'icyizere uzarakire umukumbi wanjye. Nabanje kuragira inka nyinshi mu ngo zitandukanye, ntabwo bigize banziturira inyana, n'ikimasa barakinyimye, n'icyumbagira ntayo nabonye, ihene ntayo bampaye, ingurube ntayo banzituriye, ntabwo intama bayinzituriye, urukwavu ntabwo banzituriye, n'imbeba yo mu nzu ntayo bigize banzituriye. Mfite impamvu zo gushima Imana muri yabo. Rero hariya abantu reka mbabwire, Yesu ari kumwe n'abigishwa be, nawe yagize ubwo arababaza baraganira, ariko nabo baramubaza. Petero rero abari bande ubaza Yesu ngo ese ko twaretse byose abagore, ngo muri byose harimo abagore? Ndabeshya tuvugisha ukuri, abagabo hano tuhari turimo turabyumva, turimo turabyumva cyane. Twasize byose harimo n'abagore, hanyuma twasize kaje, twasize n'imirima yera cyane, twasize imbuto mu murima, hanyuma turamukurikira. Ko twamukurikira hari igihe kugukurikira hari n'iki tuzagutora wiki. Yesu avuga ati ntabwo mwahombye kubera ko kumurikira icya mbere muracyari mu isi, kandi mukiri mu isi byanga bikunze uzakurira inshuro ijana. Inshuro zingahe? Ese ubundi wakarengaho ugapfa?
wakoreye Imana wiyakiriye kandi ufite umutima ubikunze ko Imana izakwihemba kuko rero umubiguhe ntabwo rwose kuva najya muri uyu murimo ndajya gusabiriza mbabwiza gusa ntabwo ndasabiriza mituyu nta muntu ndasaba amafaranga yo kudodesha inkweto nta bite byacu Imana irakomeye Haleluya Imana yacu niyo kubahwa yubahwe none iteka ryose hanyuma ngo none nyuma y'ibyo ngibyo muzahabwa n'ubugingo buhoraho bana baramuhamagaye mpamagara arangije amashuri yisumbuye atandatu hanyuma nari mfite amanota ya mbere mu gihugu no mvaho nshya nasohotsemo hanyuma nari ntegereje kujya muri kaminuza i Butare twagendaga n'inzuzi zitwa ifu uruki rwa ifu rugenda rwiyemeje none n'umuhanga buruse muri kaminuza y'abantu ukomeye cyane hanyuma no kubona buruse y'Ibutare yitwa kaminuza itunganye icyo gihe abantu barabiyemeraga nanjye nuko nari meze bagiye kwiga muri Nuru iwacu biga wa mbere bamubonye buruse y'aho wa mbere agiye kwiga kaminuza kandi umwana w'imfura iwacu murabyumva nyine nagendaga nk'umukigo kwa ifu siko mubyumva noneho Imana iyitima n'akaraka yakwigisha nabonye ibirako byo kwigisha abana bakera no ibyo yigishaga muri primaire ariko nigisha ishuri y'ikigoroba hanyuma Yesu arahansanga arangije arambwira ati sabwa kunyakira hane hanyuma nurangiza witegure kuzakorera gufiteho umugambi ntabwo nabyumvaga burya bitangira ntabwo biba bicyumvikana ntabwo byumvikana Imana itibwira maze kwihana nabwira ngo uri umushumba kandi uzaragira ubwoko bwawe uzaragira inama zawe ntabwo uzaba mwarimu uzaba pastor reka mbabwire ntabwo nigeze njya muri kanisa navuye mu kazi nakoraga njya muri paruwasi ntabwo kuko nabaye mwarimu ubwo icyo si ikimenyetso y'uko Imana ari kumwe nanjye ntabwo Imana yanjye rero yitiranya ntabwo yitiranya mu mabara ntabwo yitiranya mu bindi byose Imana yanjye ndayizi tubisiranye Yesu nashimwe ubwo ibindi by'ubuhamya uzanyemenza utange nagarutse ubwo umwuka naza kumbwira nanone kubafunguriraho ndaza kubafunguriraho nyine ndaza kubashyiramo imiyaga mbafungurireho mu buhamya gakeya ariko tugiye kuganira ijambo ry'Imana ndashima Imana rero yagira icyizere abandi mu murimo wayo ibyo birahagije hanyuma rero twasoma ijambo ryagaragazaga amagufa y'ubu yagize gute ntabwo Bibiliya yibeshya ntabwo umuhanuzi yize yibeshya avuga ngo nari ndi mu mwuka kuko ntabwo uri mu mwuka yibeshya ntabwo biba ntabwo nari ndi mu mwuka ahubwo ndi mu mwuka ngo ndageragera hari ikibaya kimwe hanyuma ndareba rero ndafite amaso yitegereza umuntu uri mu mwuka afite n'amaso areba hanyuma ngo arareba agiye kubona nta kibigeze abona kindi mu kibaya haba hari ibihingwa haba hari ibyatsi n'ibiti cyangwa n'imigezi aho ariye yibonera ikibazo cyari gihari nk'uko n'uyu munsi Imana irimo irareba ikibazo mu itorero ryayo irangije imwereka ikibaya cyuzuye amagufa y'ubu kandi ngo cyari cyuzuye wanyanyagiye hose yego anyanyagiye hose hanyuma ati niba ikibonye akiri kubyitegereza hanyuma mu ijwi rivugana ngo mwana w'umuntu mbese akunda aya magufa ubonye ko yumye rwose yabasha kongera kugira ubuzima birashoboka ese ko ubundi birashoboka wowe wayabonye birashoboka wabyumvishije mu bwenge bwawe birashoboka ko amagufa yumye yabasha kongera kugira ubuzima hanyuma nanjye kumva ariko nari gusubiza ngo ese kera asubiza Uwiteka Imana ati umwami ni wowe ubizi kandi Imana y'Imana ibaza ibyiza mwari mubizi ni ukuvuga ngo ntabwo ibyabazaga ari ibiyobe ese byashoboka ko amagufa yagira ubuzima Imana yari ifite igisubizo mu mutima kivuga ngo yes ariko irangije ibaza Ezekiyeli hanyuma rero mwana w'umuntu amurira aya magufa ariko ubundi abahanuzi baranatinyuka bavuga ubutumwa twatinyuka ye abashumba twatinyuka ubuzima biragaragara yuko bwamaze gukendera no kumagara kwaraje hanyuma rero ngo hanura
ariko hano uko hategetswe nicyo kintu cyonyine gikenewe. Guhanura uko hategetswe, uko utategetswe ukagira gute, ukicecekera. Amaze guhanura ngo hanurire umuyaga, hanyuma mu muyaga uve mu birere bingahe, hanyuma mubwire uwo mwuka ujye mu mirambo, hanyuma biruka ibi mirambo nuko habanje kuba igishyitsi. Reka mbabwire, turaza gusaba isengesho risaba igishyitsi. Igishyitsi navuze igishyitsi, ntabwo ari cya kintu cyo mu ishyamba. Ibishyitsi biratandukanye. Abantu tujya twibeshya. Hari ikiganiro cyitwa mu nyanja twogamo, reka nongeremo aka kantu. Inyanja twogamo itandukanye n'ibase dukarabiramo. Uze wiki ibi ngibi mvuga narabibonye, mfite imyaka mikeya iringaniye, ariko ibyo nabonye biraruta imyaka mfite. Inyanja twogamo itandukanye n'ibase dukarabiramo. Ibyo ni ibintu bitandukanye, nubwo byose biriho amazi biratandukanye. Ibase twogeramo ntabwo wayireshesha n'inyanja twogamo. Ikindi, isi yose ngo ntabwo isakaye. Hanyuma reka mbongere aka kantu, ntabwo isakaye. Impamvu imyenge irangana. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyenge irangana, no muri Afurika no mu Rwanda no muri Kenya imyenge irangana, nta mwenge uzunga undi. Cyakora cyo bishobora guterwa n'ubuhanga bw'uzi gusakara, ko wasakaye inzu ye neza. Kunyagirwa bikaba bitandukanye. Muri uyu musinzi wo mu mujyi, umusinzi wo mu cyaro ntabwo batandukanye, bose basiba kimwe. Kwinyarira, nta winyarira kinyamuki, nta winyarira mu buryo bw'icyaro byose. Hari urigeze twabona ubwo yarya imbwa yarya inzungu. Uwo muntu ntabwo nemeranwa nawe. Njye nta n'imwe narya kuko zose ni imbwa. Hari imbwa yo mu Budage ifite umurizo iramuka. Hari imbwa yo mu Bushinwa ni imbwa. Mu Bushinwa baranazirya, bazita chevre sans corne, guhera itagira amahembe. Barazirya, nawe rero mu Rwanda zarakenere zitangiye kuba nkeya, ibyazo n'ubuvuzi. Ibyo sinabyo njemo. Haleluya. Hanyuma ngo mwana w'umuntu ushingiye ko abonye amagufa yumagaye, hanura ngo nyuma guhanura umushyitsi uraza. Igishyitsi kiraza kirati igisabo kwegerana. Undi kumagara cyagiye gutatana. Iyo dusomye ijambo dusanga mu gitabo cya kabiri cy'abantu, igice cya 24. Aha ku ngoma y'uwitwa Yehoyakini, kubera ko Yehoyakini ni mwene Yehoyakimu, kandi uyu yari umwami w'Ubuyuda, kandi abangaba bakomoka mu rubyaro rw'uwitwa Manase. Manase ni umwami w'Ubuyuda wagiye ku ngoma afite imyaka 12. Hanyuma ngo amara imyaka 50 ari i Yerusalemu. Uyu Manase Bibiliya ivuga ko ari umwami wakoze ibyaha byinshi cyane Imana itigeze yibagirwa. Reka mubwire, wicara ibyo ukora byaba ari byiza cyangwa ari bibi, ntabwo Imana izigera ikibagirwa. Kera ni mu pagani, ikintu uzwi nari nzo ku kintu cyitwa gutera ibuye ryanjye. Iki nabuze mu ibuye ryanjye. Hari ikibazo twari duturanye n'ubu ntikirapfa, kiracyariho. Reka mubwire rero, icyera ntabwo urapfa, kubera ko Imana ikurindije agakiza. Urasambana, ariko Imana ntabwo yakwiciye ku busambanyi, ntabwo bigize baguteramo icyuma cyangwa indaya zikwije, kuko Imana ikikwize. Uracyasinda bikemera, kubera ko utari wahura n'inkorano bimwe irimo itafari. Niragisiye n'ubuhure, Yesu aracyagukunda. Uracyari umugome, uracyari umwambuzi, uracyakora ibyangwa n'amaso. Imana iracyagukunda. Nicyo naje kukubwira ngo ubuzima bugize gute, burasohoka nyuma yo kumagara. Hari umwuka w'Imana uza ukazana ubundi buzima, hanyuma ngo amazi y'ubugingo agatembera muri wowe, kubera ko ari amazi y'ubugingo buhoraho. Haleluya. Ibanga no kumenya impano y'Imana. Uyu munsi utaba amaze kumenya impano y'Imana. Yesu arashimwe. Hanyuma uyu mwami akora ibibi byose, ariko narajya kuri uyu mwami wakoze ibibi, ndabwira icyo kirozi nari ngiye guhita. Yajyaga gusenga, ntabwo yasibaga misa ya mbere, bikanjya ku mutwe kumubona niba ku irembo ry'iwacu ari umusirimu ahindagura imyenda n'ibitenge. Burya namenye ikibyihishe inyuma, byaramenyekanye muri korali ikibyihishe inyuma. Impamvu bitabira kuza
tagisiba repetitions no kudasiba amateraniro cyambara kenda gashyashya yo gatangiye kumenyekana ariranga mu gutangira kuzajya uza rimwe na rimwe ukisiga uko wisha bimaze kumenyekana sha warabimenya. Hanyuma umurozi akaba smart akambara kabiri ariko n'umurozi yaramuze. Niba ari ikintu kibora nabi ifi irabora ukayireba inyuma ukabona ifi iracyari, ariko iyo ugejeje mu nkono ugacanira ugatangira kumva ko umunyu wakoze nyuma ukayabura ntukabone wayiteguye umutware atayiheruka. Ifi yaboze ikoze isuku. nawe nakubitanye nayo ndikubivuga se ntabizi, ariko n'ifi mbi cyane bibaho. Umurozi anyura ku irembo iwacu nta n'isoni, yari amaze iminsi yishe abantu babiri muri karitsiye. Mu mwaka umwe yishe umugabo wa mbere amuhaye igikoma avuye kumuhingira, bikaba ntabwo umugome ntagira kuko ubugome si imbaraga, ntabwo ubona niba avuye kumuhingira yavuga ufite imbaraga tahananiwe umugore ati mugabo mwiza wakoze kumuhingira. Si umugabo we ariko aramuryoshya kugira ngo amukuruze kuza kumuha igikoma cyane masha. Ati ngwino mu igikoma, umugabo ati se ko ntajya mu igikoma, ati mu buzima bwanjye sinanywa igikoma sha yakimuye. Ati kiraryoshye kandi cyane kiryoshye, yakimuye ati kiraryoshye ko. Hanyuma ageze mu rugo atishishije ibirangije birahinduka ntege ziracika. Ati kongoye igikoma ahantu ntabwo nzi ukuntu bigenze, kumva ntameze neza ko ntabwo igikoma kwa kana ubuti ntabwo yigize arara ubwo igikoma n'umugabo byarangira aho ngaho baramushyingura. Aze kumushyingura inkuru iramamara ko yatanze igikoma, bwa kabiri yica undi mugore. Turababara ubundi agaca kuri irya akajya mu misanzu, ntabwo yayisiba umunsi umwe ndori igihe bifite ibiro bitanu. Gutera ibuye yari kariyeri yanjye, yari imisozi ibiri iwacu twari dutuye, iwacu ni Nyanza. Aho twari dutuye ni agasozi kari aha hakurya y'akandi gasozi. Abashumba bajyaga baza kuharagira bakadutuka bakadukomesha. Ngewe nkaba ntabwo nari nzi gutukana kuvuga cyane, ntabyo nari nzi, dore mvuze ubu kandi ntabwo mvuga afite mikoro ni kuvuga Imana. Akadutuka baragira zabo ariya muretse nze mwebwe niyegereza amabuye ahora ibiporoporo by'amabuye mu rutoki, narangiza amata umugozi twawitaga ingatu cyangwa umuhumetso, nkabatera bagacyura n'abanyuraga muri izo nzira bose uwo munsi nabo bajyaga iyo nabaga natangiza gutera narinzwe. Ndangije mfata ibuye ikibuye ariko kandi kaze uyu mugore ikikecuru cy'ikirozi n'ingatsi. Ndagenda ngingo idirishya ry'iwacu mpagarara mu nzu, ndavuga ngiye kumupima kandi sinapfaga kurusha, ngiye kumutera ndamwica. Ibuye rinini kuko nariteruraga bisaba imbaraga. Ndangije ndamubariranya umutwe, none ibuye rigiye gukubita umutwe. Yesu aritarukije kubera ko nkatiye ko nari maze no kugira imyaka y'ukuri. Hanyuma arangireje guca hejuru ku gitambaro yari ateze, avuze n'urugo baramwishe. Umurozi ntacyo yabaye n'ubu ntacyaha. Ubwo icyo bakoze baraje baranduka, tindakubwiye kugitera abantu bakura amabuye, amwana we uratunaniye ibyo ngibyo n'ingari. Icyo kirozi nashakaga kugikura ku isi nabo cyishe n'abantu cyangwa kikakwiyoranya imbere y'Imana. Kibaya cyuzuye amagufa yumye. Wa muntu arajya gusenga ateze igitambaro, aragenda akajya kwiyahura ry'umwami wacu, ariko yarumagaye nta buzima muri we rwose. Ariko Yesu atanga ubuzima n'umuyabuzi. Haleluya. Urabyemera ko n'umuyabuzanye ikibazo n'uyu munsi bari muzi ko kirahinga kikeza di amapera yacyane n'abana bajya bayiba n'imyembe, ugasanga biramurika biramusekera kireza. Ikibazo ntaho kiranga. Imyumbati yerera mu murima, iki kibazo gifite abantu gira akazi bakajya ifite abajana bakara mu kibazo Imana arakibizi.
najyaga nibaza impamvu imvura igwa kuri dodo yarangiza n'itabi ikayigwaho ariko muri Imana igihe uzareba ibyiyoni ibyinshi inyoni twiki inuma zabaye nyinshi ariko ibyiyoni ntabwo bijya bigabanuka muri population bihora ari byinshi naho se bireba biri imbere yawe ibicenya kuba bitaribwa umenya ibyo bitera kwitegera inuma zarakize ariko ibicenya ukuntu byororoka umunsi ibyiyoni Yesu afite ubuzima haleluya yariye gufata ubugingo buhashye hanyuma ari ikiganiro cyari kijyanye no kwigisha abantu kwirinda sida cyitwa ngo umva arya umva ubeho umva ubeho ntabwo mbyibuka hafi aho ngo nayaganyuka uyu munsi Yesu yaje kukubwira ngo umva kandi ubeho kandi arashaka ko waho mu izina rya Yesu buriya reka mbabwire Yesu agaragaza amazi y'ubugingo ko atari amazi amara inyota iyi ngiyi iza ikadufata mu mihogo cyangwa kikatwica ahubwo ni amazi amara inyota yo mu mwuka kandi iyo nyota yisha abantu benshi bakuye umwuma igihe kimwe Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa baragenda banyura mu gihugu cy'ubutayu barazenguruka imyaka n'imyaka hanyuma rero bakunze guhura n'ikibazo cyo kubura amazi bamara kubura amazi ngo n'amatungo akabura amazi icyo gihe bakitutumba hanyuma Uwiteka aragiza akareba Mose yamwinginze akamwereka igitare kibuzemo amazi kiriya gitare cyari Kristo haleluya hanyuma amazi bakaba bagashyira inyota hanyuma bagera no mu bundi butayu inyota nanone ikabica hanyuma Yesu agera hariya mu mudugudu w'isukari aragenda ahura n'umusamariyakazi wo ngo yari yazanye ikibindi cyo kwivomera hanyuma iryo riba ryari iryo Yakobo yafukuye kera hanyuma ngo ubwo Yesu yumvishije no guca aho ngaho muri uwo mudugudu akajya kwicara kuko yari ananiwe yari azi ko ari buhure n'umuntu wagoye kandi azi ko ari isi hanyuma ngo araza aramureba ati amazi gatiriba n'ibintu muri Yuda abantu Musamariya unyaka amazi burebure kubera iki Abasamariya ntabwo buzura hanyuma Yesu yabaruzi impamvu y'Imana kamenya wari kwatsa amazi wariwe kandi weza no kuri ubugingo wakamwerera akaguha amazi y'ubugingo kuko igihe wawera aya mazi yose ntabwo yigize ushira inyota nawe igihe cyose wawera amazi ntabwo yigize ushira inyota ariko uyu munsi ushira inyota mu izina rya Yesu kuko Yesu yakoze nabi kubera ko ari twebwe twijyanye muri kariyeri yo kubaho nabi buriya njya mbona ibintu bitandukanye mu buzima busanzwe umuntu ugasanga yoroye inka hanyuma akavuga ngo aya mata nayo kuzajya tugurisha aya kumanywa akayagurisha ubwo nta mu gitondo n'aya nijoro yarangiza akayateka akayagurisha bukeye abana bakicira isazi mu maso bakanywa amazi bahiriye inka hanyuma amata papa ko amata yose yajyanye aya mata azavamo amafaranga mw'abana muri muceceke mujye munywa amazi ugasanga umwana agize ikibazo cy'uko nta calcium iri mu magufa agize ikibazo cy'imirire mibi kandi imurira rugo harimo iki harimo ibiryo n'umuriro ku buryo ariko amafaranga ngo niyo yawe ugiye iyo ntashye gukora iteka ntawe kuko nabi muzi impamvu nimumfate neza niba bwiye impamvu nawe kuko nabi mfite imyaka 10 nigize kwivumbira umuceri ahantu abana rero barasobanutse sigaye kurya umuceri ukawurya kuri Noheli no ku Bunani tukarya n'inyama noneho twebwe baratubwiraga ngo mwige mutsinde tuzajya tubaga inyama tuzatugura inyama umunsi mwaje mutwereka amanota yawe urumva kurya umuceri byari ku munsi mukuru no kurya inyama twakoze neza twatsinze ni rimwe na rimwe umunsi umwe nza kwigira ahantu batetse umuceri hari habaye umunsi mukuru w'abagize anniversaire ngo yaje kubiteka byose haragenda bagahita bihisha hari abantu bajya kwivuza batangira bivuza barangiza bisi bike bakigira badogiteri aragira araza amakusa ngo we wayi ni ntabwo nari ngo wayi yo ni izina
kw'Imana ntabwo nari ngoya yewe wari aranso afata agapira aransora njyana hanze sohoka mbabaye mfite agahinda ariko ntari umuco ariko cyane cyane yuko se by'amakurikije mu bandi bantu rero umunsi nahise mu ibirori biba mu bukwe mbese aba ibintu by'ibirori birimo ibintu by'ibiryo nahise numva byatsi rwose no gutaha ubukwe ntabwo ari byambagamo cyane cyakora cy'ubusigaye mbona bindeba none se ko nsezeranya none se inama ya gutumira n'ibitahiro Yesu yarakoze kuva icyo gihe ubukwe bwose najyaga gutaha n'ubu kandi hari abantu bataha ubukwe ugasanga igini ryabishe bataha ikintu cyitwa akajinya ubukwe ngo bwapfuye ngo nari inyama imwe ngo nta nyama ngo za isiri izo nyama utariye mu bukwe azihaye ufite amaboko wakushaka kurya akanoza kihaye wavanye amafaranga ubukwe bwapfuye ko nta fanta na wewe ngo numanye umuheha nari narabikemuye mva mu rugo n'ifuta uyu munsi kwa gatandatu ubukwe bukunda kuba uyu munsi si inyama n'umuceri n'amafiriti nongereho byiganjemo mu rugo barabiteka tabiha bakabiteka igitondo nkongera nkifata neza ngasabura nkaguruka mu rugo n'ifumu umudayimoni saraza kubifatirayo kw'icyo gihe ngenda habanza nkanigira bosi bakagenda bakagura barwanira babyigana nabona amaze kuba benshi bitambukira nkabicengera sinitwa uko vuye mu rugo nagize gute niba nagendanye ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi sifanta barimo nagenda nongeye kure yayo yitwa itiku ubwo twicaranye warase utagize icyo abona akaba nayo yataye uriya muheha wa plastique barakoze kugira plastique bagafata ukagakunja kugira ugasohoka ufashe mu mufuka bakoze hanyuma ukagenda ukajya ahantu ugasangira fanta mugataha bukeye ku mutima nta mudayimoni wamugamo mu bukwe bwacu rero waje kwica ubwo bukwe Imana itubabaye ariko buriya henshi barahagaragarira tukambaye kositime nta no kwiyubaha ageze kuri bwa Yesu ashyizeho karisidi ageze ku mashina harunzeho bisoke na bushokoro ageze hayashyizeho guhabura ku nyama yahagira ati none wabaga ahagaze dirije tukuzidirije agushyiriraho tari kubongeraho akandi ugataha wakije wakusumu wari uziguze ugasiga iwawe uziguze kaza gutaha wiyibura ukajya kwiga gupfana wawe Imana itubabaye ntabwo twarekanyuze sibyo hanyuma abayuda bari babayeho nabi abayuda bari bamaze imyaka myinshi mu bunyage kubera ko mbere abisirayeli cyari igihugu kimwe kandi cy'ubwoko Imana yatoranije hanyuma igihe kiragera bayoborwa n'abacamanza hanyuma abisirayeli bigana ibindi bihugu n'andi mahanga bati turashaka n'umunani gutegeka abandi mahanga kuduha ubwabo kuduha umwami Imana iti genda batoranyirize Sawuli Samweli yihute fata ihembe yuzuza amavuta genda batoranyirize umwami bikwereke siwe banze n'igibanza ngaho genda ubahe Sawuli ariko ntazakoreze uburebye hagenda Sawuli ayobora ategeka muri Isirayeli imyaka 40 Imana itamwishimira kubera ko cyane yumviraga Imana yawe itegeko ryo kurimbura amareki yararimbura aho barangije aragenda akiza inyamibwa abagore n'abagabo biduhagira n'ibishishe hanyuma ikintu kidafite agaciro aratsembamaraho hanyuma Samweli ahageze Sawuli aza kumwitabika ati natanga ibitambo kuko turabaho dufite amashimwe Samweli atongera kumvisa n'imaze gutanga atanga n'umvise n'ubwiki kw'intama ndetse n'ayo majwi yose hanyuma ati tarebera n'ibyo narobanuriwe kuzatangira Uwiteka icyo gihe Imana itoke uciye ku ngoma yawe guturana Dawidi ajyaho ko ni munini amaze kwiha ingoma ko yari afite umutima Imana yishimira arayobora imyaka
maze kurangira igihe cyo gutanga kiragera atambaye masaro. Salomo kuko yinjiye mu gihe cy'amahoro hatari intambara, ko Dawidi yari umwami w'intambara, hanyuma Salomo amaze kwiha ingoma yambere ati poromosiyo ni mu bagore, niyo poromosiyo yo kurongora abagore. Mu gihe cy'amahoro ubundi nabonye abantu bikanga akantu gato cyane bakagira umwanya wo kurongora abagore. Cyakora Imana turebe ikababwira aka kantu, nubona umugabo ufite umugore mumaze kubyara gatatu kane cyangwa nyine waguterese ubona afite akarange keza mama shinge ndakureba nkumva mbizi ibyuya usigaye uvuga ibigambo wiboneye ndakureba amazungara nabyari barabivuga. Harimo n'ugeze kubwira umukunzi we ati rero nzakuraza ku migabane 6. Abesha baranabesha none yageze kuko rero sheri nategereje ko niba unamvana wawe ukajyana Nyanza narabimuze ariko migabane 6 tuzajyaho ryari kandi sheri byuka wiruka cyane dore kuvurira tujyanye singiye ntabwo iriho Afurika, singiye Aziya, singiye Amerika, singiye Oceania, singiye ususiye aho kuraraza bazajya banababesha. Aho muri bisi ntabwo abantu bakimenya kwiba bamaze kubagara mu buryo arangije areba umugabo agatangira kubona nyina agenda asubizwa ati nzasohoka ku mugore w'abandi. Umugore nawe ati nzasohoka n'uriya mugabo afite kashi. Umugore ati nanjye nzajya agenda imitungo myinshi. Hari ikibazo nigeze gukemura ahantu hamwe. Umugore yaravuye akazajya ahemukira umugabo, noneho umugabo natangira kuzajya yihamagarira abandi bagore yanababaka kubashyiraho pariyera bita shira. Umugore akaza kwa mupase umugabo wanjye ngo yahamagara ngo kandi ngo yahamagara abagore ngo bita ba sheribe ngo njye ngo biri udukize. Nagera umugabo nakambira iki kandi umugore avuye ku kabari saa 4 z'ijoro gusa. Ibo n'umugore kamuzi ufite umugabo ufite abana bakagutereta ariko ko bagutitwa ubu no mu mutwe mwiza. Nigeze kubwira abantu ngende umusore kuko mbona mvuye umusore Imana ishimwe ariko ntabwo ndirata wikuye mu mwana utabarutse bimenye ntabwo ari ibyo mvuze. Abana b'umuntu kurimbuka kwanjye nabona Imana ibiramura umuntu. Umugabo arambwira ati pasiteri uracyari umwana icecekere ariko ugafite ibyo yaragiye kumbwira ariko sifite umwanya wo kujya kubisesengura ijuru hanyuma. Haleluya. Imana n'ubuhamya n'umusore narize ndangiza amashuri 6 yisumbuye niga na kaminuza ndayirangiza nta mukobwa abandi ndabeshya ngo ndagukunda ejo mugahura atari yapfa icyo batamushimye ndagukunda uri mazi yateke barakwita amazi yateke ntabwo uzi ko izuba riza rigahita riyumisha ubwo nawe ni kumeza imbere wagaciro k'akanya gatoya nicyo bishatse kuvuga. Ndagukunda ndakureba nkumva abigize kubwira ndaratinyuka ngo ninjira mu kuguru kw'inkoko icyo kintu ngo sinkize none ntabwo azamurya ahereye kwitako. Hari igihe nawe ndi kuva ku gikomero ndi kuza imuhango nkabona n'imodoka zigenda zinyura kuri uriya muhanda mu muhanda mubi cyane urimo ibinogo none imodoka zikihuta zikanaturamo noneho umumotari w'umwe yarangira arambwira ati rero uriya bariya ni abari kwihuta ngo bajye ku Kibuye buriya basohokanye abagore b'abandi. Ntabwo ntabwo baba basohokanye ngo baba bahukanye. Ubundi hasohoka umugabo niba ufata umugore wawe ushaka uzamusohokane hano hirya. Hari igihe nigize gutebya kera sheri ndamubwira ntigihe kereka ni gusohokana kuri kano ntabwo hari iba ryo mu cyaro haba hari n'ibitoki. Ajyana umwanyeshuri wanjye ntabwo azamuha umutima zawe mu mutwe kuko umutima niho amaraso aba kandi asohoka ajyamo yinjira asohoka. Ntabwo rero uwo gusohoza abantu bahora babyibuka ugakuba ko nakanyuze bakabasohokana ngo bakabajyana ku kivu. Rero uyu munsi ntuzongere kuba babasohokanye cyangwa kuba baba babahukanye kuko niba usohokanye umugabo utari uwawe cyangwa ugasohokana n'umugabo utari uwawe pasiteri arabivuze muzabivuge ko yabivuze pasiteri Emmanuel nzasubiramo ntabwo muba musohotse mu amazi
ikigori hano muri sare si umugore wawe se wajya kubwira ko umukunda kandi azafashwa abantu ntabwo bagoye barafashwa rwose sheri ndagukunda mugurire ikigori cyane umukirye iyo ugize mugende mu amazi ya Nili cyangwa mugende musuke kuri kabiri wanyu ku bushobozi bwanyu buke bafite ariko maze yakomeye twayikize ushaka ntabwo ibyo bikorwa n'ibona benshi kubera ko ikintu cya mbere mu rugo ni agaciro kandi itorero ryiza rihera mu rugo aya magufa yubagaye abana barubagaye kubera amarira bashizeho umugabo arakubita umugore n'ibiburo umugore yarazi hasi sha ugatinyuka wirebuka ufiringiza byeri n'iki na brosheti n'ikidari n'igituza n'agasenda baboyi byose wujuje uri futanke amafaranga wakoreye wayamariye aho ngaho none uratashye umugore yikopesheje kuri iyi yatetse ubugari imikanda afashe kuvuga amazi ajyagiye kuyagira menshi ngo abana baze guhaga kuko umugabo ntiyahashye yashyizemo isosi yamuderenganya hanyuma umugabo ataherera ntiyizi ntaregerime ko atari ibyo bigari agahita amumena wambona nanjye wambona so baka barakakaye baka ntabwo bishimye babuze imirimo yo kujya mu ishuri wayijyanye mu sheke wayijyanye muri koko abana barimo bararya nabi abana bariho nabi barara munsi n'abarara mu rutoki ndi umugabo mu rugo muzahaze ko umugabo ntabwo ugomba kubivuga no kubiba umuburiwe kubivuga ntabwo bihagije ariko umwana azakora avuga ko umugore kumukosora bya nyabyo ni urushyi rwo mu mabinga urushyi magufa arumagaye umugore asigaye avuga atunga mugabo ntabwo wamwanga narize ntabwo uzongera kuzajya umwangisha yuko uri umugabo ubu ngubu nanjye nashatse kwigura brosheti najya kuyigurira umugore ufite akazi kanjye narangiza polisi we witonde nanjye nakwigurira igitenge byiza ahera urwaje ubwo busigemo bakubita agize ngo ntibavuga ariko uyu mugore yabaguye mushya akaza kuri umubita nahita mujyana imbere kujyana ukaza ndatashe yikaba mu rushyi iyo urimo wikirira nahita mujyana imbere nahita mbona yuko burya ibisazi bitangira gake gake intambwe no kuyindi bigenda bizamuka nuko bitangiye nta mugabo wanesha umutwe nta mugabo wankanga wese wumva wakangana kumva uzabaze yazagira umugabo ugutesha umutwe reka babwire ingo zirimo zirasenyuka muri igare ry'umugore hari umugore yamubwira mugenzi we kuri telefone bari kumuri umugabo gutesha umutwe gute bagutera ubwoba gute kuko abagabo ari benshi ni benshi ariko na sida ni nyinshi na kanseri ya korodoriterisi nazo ni nyinshi na mbugu n'imitezi urazana imikino abana barindwi bo bazabihomberamo uzabika ihararumbo n'undabika ihararumbo kimwe hanyuma abana nabo bazabigenderamo umugabo aratashye yakiriye amafaranga 50 ku kiryana rese kandi ava mu rugo umugore yasigaye abara cyane iyo umugabo agiye kuva ku wa mbere agenda yitera utuzi agenda ku gasante nashaka yekana n'abagabo bagenzi umugore ahita agenda muri ajenda yo mu mutima yavuze uyu munsi umugizi w'icyatanu niba uyu mugabo atarize ubufundi byibura yakoze ubuyede ni gute se umunyu ubureka abara tahere icyumweru kirenze ariko umugabo nawe ugenda nta nubwo urugo biheruka biyama tuzeruka ko kubuna kwa kanaka bakaranze wagabanyije amatiku yawe izo nkeke wazishyize hasi gushyira ku mugabo abandi bageze kuri ibi ngibi ubu ngubu bari bamaze kugura ibi n'ibi dore umugabo yaguriye umugore we igitenge cy'ubwoko genda
ntabwo bizamara. Nijya no kubihanza agenda ndebe kubigisha nzareba umugore wundaje kunyereka uko babyita cyakora cyongera amahirwe ntambeshye ubwo nuko nzajya ntabyo bimwe mu bizi. Aribyo nambara ngo kanaka ngo yambara ikimeze gutya ngo kanaka niyo bamusohokanye ngo bagenda bamufashe imisatsi we ntabwo uramufata n'ingutiya ibyo bakagukorera ntabwo ari wowe kamara uwo babikora n'uriya nawe niwe urugo rwawe rufite kode yarwo ihari ntabwo kode iba ku rugo rwawe kode iba ku rugo rwawe bw'abanyamaguru kandi bakaranze bakuze igihwagari hano harahinjira karanga wagabanyije ibyo dufite n'ubwo bugore bw'indorokinga hasi hano niba igihe cyo kurya igihwagari kitaragera iyi isaha y'Imana izagera icyo gihwagari uzakirya nawe wiredorive nayo uzayirya uracyari muto ufite igihe cyo kubikorera wikwiriye usakuriza iyo ntuye yigabanya amagufa yarumagaye induru rwose zawe munsi umuntu araza gusenga reka turabona iyo naje gusenga ko wamuriye akabyimba uruwewewera imana nyir'ingabo barakanguratera n'ubwo burazana iterabwoba kuri iyi isi y'ubwayo irababaje irakurakaje uri muri marire umujinya urimo urakwica ugiye kugira agahinda gakabije byibura uri imbere y'Imana uzana iyo mitwaro yose ye Yesu nicyo cyakuzanye hano gusa hagendaga neza bigende neza kuko uyu munsi uri hano mwafashije iraryoshye kera ruri najyaga dukubita ngo nizikaturya noneho yakubaza ngo warimo umunyenga ukavuga ngo hoya ngo ndakomeza mubite kugeza ushimwe ngo yego murimo murimo rero reka umufuka barawufata birakubwira byose gukomeza yego reka mujye mukunda n'ijambo ry'Imana mukunde ijambo ry'Imana mukunde ikintu cyatumye itorero rya mbere itorero ritangira rikomeye rifite imbaraga abantu benshi bakizwa abantu benshi bakora ibitangaza intumwa z'uzuye umwuka wera babagaho mu ijambo kandi babagaho mu rukundo. Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe niba ngo Yohana Yesu wandikiye itorero ryo muri Efeso tinzi imirimo yawe kandi nayo babwira ngo Imana izi imirimo yawe hanyuma ngo nzi kwihangana kwawe kandi nzi ukuntu uzi kugenzura bita intumwa ugasanga kuko ngo atari intumwa ngo uzi no kwihangana ngo ariko ikintu kimwe ntugaya ngo ni urukundo rwawe rwa mbere waretse ibuka wavumukagwa hanyuma wihane nutabikora ndakura igitereko kitabaza hacyo wibwira uracyafite urukundo rwa mbere cyangwa warakaritse. Muri Timoteyo urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo reka amasomo urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo kugira ngo dusome igice cyawo n'icya gatatu dusome haranditse ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Guhenebera murabizi ni uguhera. Guhenebera hari inzara yateye yitwa Ruzagayura na Rumanura Imbaba na Gakwenge na Kiramwaramwara na Rwakayihura na Kazuba na Gashogoro na Rwakayondo ni inzara zateye mu Rwanda n'izindi ntavuze. Noneho rero abantu barashonje cyane hanyuma rero kwadutse abantu bitwa ngo ni ingegera bagara abantu babiye bimukira basurutse bakagenda bakagera ahantu haba hakibarizwa ibiryo muri urwo rugo bakinjira hatabona bakagenda bakihisha munsi y'urutara bakahaba iminsi myinshi no kuko kera nta matara yabaga bamurikishaga ikibingo bakahaba ibiryo ku nkoko hanyuma noneho na za ngegera zigapfuruka munsi y'igitanda zikajya zikoramo umenye ngo nasangiye na kanaka ingegera zigasubira mu gitanda munsi y'urutara kwihisha bazimenyaga ari uko hari urwaye nari kuvugira ahangaha bumvise mu nzu. Noneho haba abantu bitwa ingarisi ni abantu bishwe n'inzara
kuko bapfaga barananutse barashurutse. Uzi ko inzara yica umukobwa amabere akagenda burundu rwose n'amabere. Buriya mu bagabo n'abasore cyangwa igitsina gabo inzara iteye yabanza gufunga, kuko impamvu umugore adahita apfa afite reserve nyinshi, agenda akibika ibintu bitunga umubiri we igihe aba atakijya, harimo n'amabere, harimo n'ahariya hirya ntabyo gusa. Abamo pasiteri yavuze ese ko mubifite. None inzara yica abantu ugasanga baguye hafi y'amazi. Urimo murabyumva? Inzara ikagenda ikica umuntu amabere akagenda. Noneho mu bihebebere bateye ubwoko mu isi kiheruka, kubera ko abantu bamaze kwimura Imana barayisha bibika ishyari mu mitima yabo, bibika umugambanyi, bibika urwango, bibika no guhangana. Muri korari bagahangana aho bari hose, mu ngo bagahanga ubuhenebere byo kuba. Ngo umenye ko mu isi imperuka hazaza ibihe birushya. Si ubwo ntabwo ibyo twari turi kuvuga ari ibihe birushya, ntabwo ari ibihe birushya. Nari ndimo ndasoma inkuru y'umwarimu yaragiye ngo yaka abana bacuruzaga isambusa z'ibirayi. Ubwo nagerageje kuvuga izina ry'ikinyabupfura kubera aho mpagaze. Murazizi kuko murazikunda. Izo sambusa z'ibirayi abana barazicuruzaga, babiri b'abakobwa, umwe afite imyaka 15, undi afite bari munsi y'imyaka 18. Ngo umwarimu wigisha segonderi, umurezi araza agurira abo bana izo sambusa arazirya. Noneho barabwira ngo baze kuza ngo abishyure, baje ngo abishyure, abakingirana mu nzu ye arabasambanya. Ibyo si ibihe birushya, si ibihe birushya. Hazaba ibihe birushya kuko abantu bazaba bikunda. Icyo ni icya mbere kiranga ibihe birushya, abantu barikunda, kwikunda pe. Kandi ijambo ry'Imana ngo dukunda mugenzi wawe kuko wikunda. Uzi ko umuvandimwe agenda agapfa, bavandimwe babiri bapfa, akantu kangana urwara kangana n'uyu mukandara nyenyeje, nuko nafite umwanya ngo ubenge ni mutoya bishoboka. Abantu barapfa ubutaka bugari n'umukandara nyenyeje, umuntu agatema umuvandimwe akamwica bakamushyira. Ibihe birushya abantu bazaba bakunda imiya, amafaranga, kunda amafaranga kurusha gukunda n'ubuzima bwawe, kurusha no gukunda Imana yawe. Imana ifitanye urubanza n'abantu yahaye bakaba barimo bayimba. Cyo ngicyo ndava naho nyivuze. Ariko ngo pasiteri ngo bazi ngo kutwigisha ngo ku maturo n'icyacumi, nabyo biri mu nshingano zacu kubibabwira ngo ubitange, ariko uzabitanga umutima wawe utarubaye Kristo, nawe uzaca nk'abandi banyabyaha bose. Ariko nibyo nabyo ni byiza kubikora. Bazaba bikunda kubimiya, kandi ikindi ntabwo ari ibyo gusa, bazaba birarira. Ufite abantu birarira. Abakobwa ndavugana nawe, mwankumi bakobwa ba Kristo. Haleluya. Ese murahari? Haleluya. Mwarakeceye ko mudatera ibiganza, murahari cyangwa nta cyizere mwifitiye? I Kigali hari abasore bambara kositime bagaca bahora bakeye, bararya, kandi nta mugore kabarye ntabwo bafunika. Noneho barya ibiryo bivuye mu bukwe, bahora batira amakote. Noneho mu bukwe rero nta muntu wambaye kositime bajya bamusubiza inyuma. Mwarabibonye ko umuntu wagiye yambaye neza mu bukwe atajya asubiza inyuma. Abasore ntabwo bakora akazi, ntabwo badoda inkweto, ntabwo bacuruza miti. Ni abantu gusa bagiye babasonga rero, batira amakote y'abandi n'inkweto z'abandi, bakajya mu birori bakirwa batunzwe no kurya ibiryo byiza, amafiriti n'imiceri, hamwe basanga baba amabogare. Noneho bene abo ngabo barazerera, baratembera cyane, hamwe bakagenda bareba abakobwa aho bahuye hose, bahuriye mu modoka, sisamaka nimero kawe ni mu modoka. Ibazo byane mu Ruhango rw'i Kigali, ugeze hariya Kamonyi, umuntu mwicaranye ngo sista ngo nagukunze ngo maka nimero kawe, ngo dore ngeze kuri aritegeye kuva 089 reka kushasha iki kumva ubuzima. Hanyuma urumva bimeze neza tayari.
akagera rero hahande yaryamye ya firiti irimo iramukinamo, araryamye arayagutesha umutwe, urarasakuriza umukecuru biri gutuma aryama. Sheri urumva nabonekera ari inkumi y'akandi kawe, ndumva ari byiza, biza kuri telefone hererere ubwanwa bwinshi. Ese wa musore we, ubundi waba byibura ufite n'akarima k'igikoni? Ntako. Inkweto se nayitiye, ikote nayitiye, n'ibiryo nabitiye, ibi n'amapura barayatiye. None se icyo wakoze kizajya kikobora n'iki? None umva n'isano utayitira se cyari tereta mana abantu mutesha umutwe, ntabwo urageze igihe cyo kwiyubaka, nuko ugenda gusa ugahita umurira, ukagenda mukabirangiriza hariya, umuteye uramwononye, undi naje yahobagira asuye mu cyaro yiriza, atashye agiye kurusha ababyeyi bo mu cyiciro cya mbere cy'umubiri. Wamuri muki hari sengesho nasenze ndazongera gusenga, ndibabwire kuko twibuke yuko Yesu yaje gutanga ubuzima rata, kandi amagufa yarakakaye, sibyo? Kandi Yesu ni wenyine wo kugira gute wo kubangwa aya magufa nasubira mu mwuka. Yesu nashimwe yongera ayo mazima, yongera uyimuririmbye, yongera ririmbe neza, yongera ririmbe yihanye ubusambanyi no kwikinisha no gukora korwa no gutaye icuku no gukuramira, atayongera afite umwuka wera w'Imana. Ari muri Zambia ntabahari. Iryo sengesho ari mfite umukobwa twasenganaga, ntabwo ari sheri wanjye, kuko sheri wanjye namurambagije bita mushyiraho umushinga wo kubaka urugo, byabaye kwa gatandatu ukwezi kwa 12. Nabwenge mfite ubuhamya narinze kuva kera, hari igihe abantu batinda guhiruka ubona batangiye guhunahuna, batangiye kugenda bahunahuna nk'imbwa zigiye kurwara ibisazi. Ntabwo bafite uwo mwanya. Ubukwe ni mu kwa 12, kandi ubona ari mu gihe cy'itariki 12 z'ukwa gatandatu. Ubukwe ni mu kwa 12. Niba wumva ubyemera ni byiza, utabyemera mu ibyo wemera ese ufite umwanya w'iki? Reka mujye muhagarara kuri kwa kibicaye utavugisha. Nyine yanyumvise ari ukuri, hanyuma arangije nawe arabyemera, Imana imuhe umugisha, nta n'uko yigiza gushya. Kone nabwiye Imana umukobwa nzajya kurambagiza akazana ibintu by'ubucakura, ubugoryi, kwigira ndigabo na cyuma. Banziguriza amafaranga 500, banzigera kuri inkoko, ariko nayiguraganyiriza ifite amababa. Mujya gusigagurira mu nzira y'amababa cyangwa mu birori. Urukundo se rugendeye ku mafaranga, abantu bazabikunda ni nta mugaje. Mbese n'ibirira benshi wa musore yakundanye n'umukobwa w'imyaka 5, numva ari bike. Jese nigeze nkundana n'umwaka wuzuye. Ese babeshye ngo nakundanye imyaka 2 narinze njya muri paruwasi ku gikomero nta fiyanse, mama umwaka nta fiyanse, kandi ifite abantu bari kumpa abakobwa we barababaye. Foto kuri WhatsApp doresha robi umwana gakeye se ni yakarabye ariko narakeye, yambaye n'imyenda iteye pasi itangaza arakeye. Afite amafaranga, afite n'akazi, nicyo nanze nicyo n'ubwicyo n'icyo kirengejeho, nibyo n'ibitekerezo isume n'amamazi powa 22 pasi 22 sizabyibagirwa. Urumva rutari urugamba rukomeye, narazihawe we ifoto amafoto akicikana. Hariya mfite amaso ndareba, Imana yampaye siko nzakoresha rero zanyibare, ntabwo Imana amayisezerano byo muri pasi. Ako gasuzgo bafite ifaranga arabaza, niba nta ufite Yesu, ufite n'ubwenge bwo kuzayashaka, ikibana rero kwiyakira nta kintu. Ni kwiyakira ko muri ibitari byaza bizaza, nta busoro kuriho. Imagine hari Imana irakuzi yakumenye utari wavuka, uyu munsi urashobora kurabura ejo waje ujya gutanga amagara yawe, ujya gutangaza amagara. Ugire roshiki
byabishye komeze biryohe none ubwo rero cyangwa kigiye kuba umusore yabwiye umukobwa ati uzasure maze isura ry'iki iri sura muzajya gusiduka murimo kwisura baje iri sura uzansure ndati mu izina rya Yesu turabarokore twakijwe ntabwo nzagusa maze muzi kuvuga ngo mu izina rya Yesu bazi baje toka Satani atangiye gake agukora mu bitugu mu izina rya Yesu akoze hariya mu izina rya Yesu ageze hariya wandetse ku mwana mubi wanjishijwe wakwindutse ko tekiniki isigaye cyangwa ukiga guhamya cyangwa ukagereka muri iyo biki akazurira ariyo bamva natubona ugatibuka arangije ntabwo nzagusura ndati utasura rero duhite tunabivamo jewe rero navuze ko umukobwa nibeshya akaza imikino akaba yagerageza kwanga tubivemo shiri cyangwa kakibeshya kakamutera umujinya ngo tubike ako kanya ubwo yamaze no kubivamo none yarashigaje kubivuga none tubivemo n'ubundi gutwara ubwoko bw'uko impamvu navuze reka mfatirane hakiri kare kuko ubwo byumvise finish nta biciro bikina bijya kuba nari mubizi ntawe ukina mu rukundo niba wumva wiyemeje wumvaga niyemeje kandi nkeneye kubaka ku myaka ya 35 ntabwo yari ifite umwanya wo kwiyemeza ndati tubivemo niba utabasura umukobwa ati basi nzagusura reka turebe kuva mu ntare k'injiji kagiye erega musuye ku cyumweru na Bibiliya munajye mujya no gusabana bafite Bibiliya dore ko ntawe musigaye mugarukira hatinze niyo mutagomba gutinya agenda afite Bibiliya yambaye stile zisigaye zaragize zitandukanye umukobwa wo mu rugo yikoraho yakamureba atariko atubura ugende mama njye naba atariko rero tutahe kare yakamureba ababyeyi barareba mwana yageze umusore rero wananyure tugira yari yazikije mu baturage kari mu cyumba ngo za kasete ziragunda ngo bamutandukanye ndetse no bamuteye abiri arangije avuyeyo yahamutse yagize ubwoba yabawe none byabigenze ukuri araduhamagara twarakoze Imana turi musengera Imana rwose mfite ubwoba nshobora kuba nasamye musengera Imana ntabwo ushaka gusama reka tujya ibyo turareka amazi turareka tuyamusenga Mama twavuga gusama isi nibyo uzasama n'izina rya Yesu umwana wawe murengere ngongere amazabira pasabira murajya guteka umukobwa tagambira ko agiye kubaka no gushyira hamwe aganje kumwandarika akagenda agateta ruriya umuntu aravana ikibazi ahaye abana 40 akaza harakigira umusore zani kubindene basambana bari makora bise bari no masengesho ibintu data turasengana nafite Imana yakunyeretse Imana yakubwiye ngo nigene tuzabana abo umugore w'inyanza arazigije sinavuga uwo ari wese navuga naho yararema utazakora ubushakashatsi nta n'ibyo mbatumye kigenda gukunda kose urakoze umuntu use kumunda nibi ese umuntu uti ndagukunda numva twana abana afite abana babiri biga segonderi uyu abana kuri iri jambo yaravuye no gutinyuka kurigira ryanambabaje ndagukunda rwose ndashaka tuzajyana kugura n'inkoko urashobora
uzangurimo rero gasuzuguro ibihumbi 8 muko ndayigurira ukira naryo hadarayi kuko nayi ati rwose ndagukunda Imana nambwiye yuko ari wowe tuzabana nimbagiye mbwire yuko ntagushaka none bamusanga basema none cyaba ari ibyo ubwoko yaramagara buri munsi akaramagara akabiyerera akabika message uturabo udutima nkayana numvise seranyishe munsi uri kuri sema ya 2023 ahari yahuye n'umva gusenga ku itariki 14 z'ukwa kane yohereza umesage umva ndakubwire ngo ikeneye kugira ko ukunda ukabana utari y'agaciro bikomeza kubonera umutima abantu zibatamaje kumara ko tuzabana ndashaka kumenya ibisubizo umva nanjye narakaje ndi na pasiteri we amara gukiza umusore ko kararwara umunsi sinatsinze kumusubiza kuko nari mfite uburakari namushubije bukeye bwaho mu gitondo saa 10:39 ngo abagitahaje muraho nyuma kumbuye ibyo tutari twabijyaho ndagira ngo usubize message wanyandikiye umunsi w'ejo yumva umutima utangiye kuki yajyaga ambwira ko kongera n'amahane nuko none icyifuzo cyawe rero nakugeneye umunsi kugira ngo usubize ndagira ngo usubize ariko ndabanza kukubaza ibyo wanditse urabyibuka ati ndabyibuka witeguye igisubizo kigiye kubivamo urebe kaze umugore umusore twasemanye twarabanye mu bitandukanye ndabyibuka ndabizirikana ndakwifuza urukundo rw'abana b'Imana ntabwo nabana nawe cyeza abana n'umukobwa hanyuma twabagabo n'abagore nyuma umugore shaka umugore muri mu rugero rumwe muri ku rwego rumwe si ku rwego rumwe nawe iki wamenyeye ndetse wanahangarira kaca urabizi pasiteri rero amagambo yanditse ukarambira ngo ukeneye igisubizo cyihutirwa bikaze n'ukureba ndamubwira isaha yose asarira arangira ati yiyakiriye nibiyakira amaze kuyakira Imana umugisha kandi Imana yuzumye gusenga kwawe ariko kuri gihe ntabwo byashoboka makwize guhaba ngo yakwirakwije muri Nyanza bafite umusore utari gukundana muri iyi minsi abagore bakampamagara barira babagore batwamenye yuko gukundana na kana akayirwa bivuga ngo muzana ba reka mbabwire zamikunda n'ukwikunda ntaki akamubwira abakobwa uri hano nubona musara guteta wa kabiri akaza wa gatatu akaza utazumva kuri igihangange ntabwo uri igitangaza rwose ahubwo niwe natera akanyarira cyane nasenga cyane ibi bikanakambwiye kamunda none nuri yarabibwira ngiye gufata umwanya wo guselekisiona no guhitamo uyafite ikofi ariko mbona nawe yakunda abandi bagore uyu nguyu yarakunda cyane ariko nta kintu yifitiye uyu nguyu nakunda kumbwira utugambo twiza wabuze amahitamo urahindanya muri nyuranye imyenda urebera kanaka kwa mbere unesha ukamwemerera akuguriye bisura mwemereye aguze capati uramwemereye akuguriye icyayi uramwemereye agiye gushopingira imyenda uremereye hari ubundi ubwo ntabwo uzamera akakanyoni kazatanga abo bazaba bikunda biraye ngo bazaba bibona Nyanza hari agasaza kise Kevin ngo n'izina ngo ry'abakiri batoye kamba umukoboyi n'udupira tw'uturaposte arapoketa nta n'izo afite imyaka 80 umwisi izina rye yakwica nitwa Kevin kugira ngo nicyo kuvuga mwita Erega hari abakobwa bajya kwa Kevin akabasohokana nta n'amenyo Kevin afite nanditse
basabibona arabana n'ibyo uko bari kwimana bari kwibona bibona ari ikintu cy'ikiburo mu Rwanda niba rubatera ni ikintu nabonye kiranga nanjye nkibona ahantu sindi mu Afurika simvuga n'amafaranga yacu atazagira bazajya babyambara bisi cyo cy'iko yazajya abona abantu bari bisemo barimo batwika noneho abantu bagenda ngo bakambara icyo kintu ngo kigatuma ngo amabuno ngo abamanye Satani yagiye gucurika abantu ubwenge abereka ko ikibuno ari cyo gifite agaciro Nose umuhungu arafata ipantaro akayimanura ngo yapokese ubwiza bw'ikibuno n'igihugu reka nanjye nzajya ngaragaza ko ibibuno byabaye binini nta n'icyo ufite agenda ukihata n'ibyo ngibyo hari n'abakora plastic surgery bakagenda kwibagisha bagashyiramo amashashi arimo umunyu ngo bajye babitigisa bizunguze ngo ibibuno ngo nibyo bikurura abagabo niba uzi ko umugabo ukururwa n'ibibuno udakururwa n'ibitekerezo n'icyuma afite mu mutwe we n'ikibuno ntabwo uzi ubuzima bwinshi bavana uranze bwinshi ikibazo niba n'abareba n'imitwe ikibuno surakiba kwari ikibuno nyine bazaba bibona hafi gusoza tukaza gukomeza n'ikikora ariko ni kwambara ngo Yesu ashaka gutambuza haleluya abantu bakongera bagahimbaza Imana abantu bakongera bagasana abatorashiro bishimira bakundana inzangano zikavaho kuko abagabo nubwo rwatuye amagufa agira guteka arushaho kumama ikindi bazaba batuka hano n'abantu batuka ariko umuntu nawe witimura uzabanza wikebuke bikoreho usanga nta muzi ufite uzagabanya karindwi uzamenye kutaringanya ibindi ugiye kongera gusubira niba nawe uri ingobe uri umusega uri iki oya ntabwo ni wambare se ni kuki bimenya ko nimba watinze kubimenya azakorwa n'iso yakiriye akongera niba nimba nawe uragacura mane azatukana azaba tumvira nk'abana mutumvira ababyeyi babo usanga mutumva mugikora mu ngono mu kiba musigaye hamwe musambana hari abana b'imyaka 8 n'undi ufite imyaka 7 bararwaye gushurira kwica none babashije icyo bapfa basanga umukecuru imyaka 45 bose bajya bagenda wababereye shuga mami bajya gusangana nawe murumva byose batumvira ababyeyi babo bana basuzugura ababyeyi babo batumye nimugira aho kujya ari umubyeyi yakubuza yagucyaha ukamukubita ishashi y'ururimi ukamutuka ukamwandagaza ukamubwira ngo ntuzongere kumbyara nta soni bazabatuka batumvira baririmbyi batumvira nk'uko batangajwe ko gahunda y'umunsi ari ugusenga ariko abaririmbyi basimbye ntibanabwiye perezida yuko bagize impamvu zibatunguye cyangwa ari ukundi byagenze basimbye mu rusengero se ninde wahasohora nyiri se wasohora muri korali hari korali nabagamo nabona ko izina gahunda repetisiyo yabaga saa 8:50 saa 7 nkaba nahageze kugira ngo banze medite ijambo ry'Imana nitekerezaho banze gukora repetisiyo nari kuvuga ngo kandi afite pressure nta byo afite hanyuma saa 8 kagera nta muri uraza saa 8 n'igice saa 8:40 saa 8:50 saa 9 gashyaraho ngeriye saa 9 n'igice nkabonemo baraza bigira gutya birukana saa 10 agatangira gucomeka ibyuma ahita bavuga amagenda ngataha tuzakwigaho utaje uterepese reka mbabwire siniteguye no kwihana nanone nabwo niteguye iki cyaha kugisubiramo nimutihana kwikiza nanone iki cyazongera ejo muzari kuri Imana nzazana n'igihe buryo mpamvu njye naje kurepeta ndirimbo twari kurepeta ndasizi ziri mu gitabo ndasizi mu mutwe wanjye nishe isaha njye natashye nabo mfite umwanya wo kuzajya haza ku cyumweru aririmba nabirimbye bakara mwicara yatumwigeho bisobanura
nyuma nibwo bagiye babitekerezaho birangira bikosoye mu bahinzi isaha. Mani turenge indashima nta munoza w'ukundi iki nta munoza bazirunge zange z'isoko barahari mu rugo bikunda kugaragara indashima zitazi icyo Imana yazikoreye zituruka ku Imana yazigiriye neza yazivanye mu buhungiro ikazirinda amacinya ikazirinda isasu hanyuma zikaba ari indashima muri iyi minsi zitakiza mu rusengero zamaze kuba bashimira mwiriro asigaye Imana muzakomeze muyisenge jewe yarashimira ibyo nashaka kuba narayibonye nubatse amazu naguze ibi n'ibyo birahagije Imana mugumane nayo mwebwe mugikene gusa idashima badakunda batarabera ajya kurepeta muri korali yagize agahita atakisambanya agatasa irezijoro akabeshya mukecuru yuko yarari muri repetisiyo perezidante cyangwa perezida yaba asigaranye bagiye gufasha umwe mu barwayi bagiye gusura mugenzi wabo warwaye ariko kandi yari yazamuye akaguru hariya mu nguzi munsi na mu ishyamba aho bigize no kubona ubunyeshuri birimo gusomana bamwe barimo barakorera ibitego baniga ubundi kubaye burimo burasomana n'abandi bambaye muzi ibyo burimo gusoma biteguye kuzabasoma shaka amabwire uyikura mu kibuga ikakugaragurira mu mubiri bazaba babeshyirana abantu babeshyirana abantu beshyirana Imana babariye abantu bashinze mu Imana kubera abantu b'Imana bitwa ko bashinze amarembo bahagaze mu muryango babuze abantu gusenga barabeshyirana abantu babeshyirana baragambana Mana tubabare batirinda kwirinda n'ingenzi kwirinda mukisarangwa no kwirinda reka ngo umubiri wambaye ukora nk'uw'abantu igiceri cyangwa y'umuzaho kikurana n'isumaho niba ufite fiyanse wawe muri kumwe mutekana musabana urimo nabisengera ko igihe kizagati bigapfa rero nasabye Imana n'ibyanjye n'ibizaza kuko bipfuye byarangira biretse ko ibyanjye byaje bije ntabwo byigize biza ibyo biceri cyangwa bishire mu kuryamana oya umugore wanjye ni wese ndi imbere y'Imana ni wese ariko byose biterwa n'imirire ajye nakuze byarambabaje aba nari mfite umwanya urabona nta mwanya w'ibyo bigize nari narakakaye nari nzi aho mvuye Imana irabifashiriza bigirira neza haleluya arambiwe bazaba batuzura ibyo ngibyo twabivuze kutuzura bagira urugomo abantu bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza abo ni bakurika turabafite b'abahanuzi abantu bitwa ko bayobora hano bari bibye muri korali baramaze kujya kundi rwego ntabwo kuba nta kintu wavugana nabo nta kintu cyo kubakura uragenda kugenzugana n'Imana genda ririmbiye Imana nakoreye Imana imyaka myinshi ibitorero datari baje bigiye kinini nanjye narivukiyemo abavuye hanze n'abaje kuri fonda mari jewe nta kimwazi reka babwire reka kurata umufuzi miringa kimubira hasi kabani ibyo ngibyo aho ngaho itorero ry'Imana hanyagara wigize kugwa asubira inyuma bagiye kujya kwigaburira garitora areteka araza yaraciye abagore babiri yarakoze ibyangwa n'amaso y'iteka ngo aheruka bose ngo kugaba musenyeri bakana ko bamukomeje ngo n'ibi yatuza amatafari n'ibiti yagiye mu ibumba rushobora yagiye mu maguma y'ikibuga arangije bagiye kumuhagarika bumva barimo bagira imigaruro none uburyo akora gipasi rero akana akayaje umusego uhuye bikoreye mu musimbuke none undi ahageze agiye kumusimbuka ahita amufata amaboko za
wabo ufite igaburo kwa n'amaraso ya Yesu ntabwo ari amaraso ya Yesu ibazira bikakazisha Imana urayizi kinana uzayibaze Pawulo nange duhereza nabikubwira nabikubwira Imana niyo izuba cy'umuntu arimo byama bikunze bityo agira gute asarura ubirira mu bira zasarura kubora setu ubirira mu bugingo umwuka zasarura ubugingo bora bige kumenya wasarura hariho ariko bige no kumenya ugomba kumvira gusoza Imana yarumiye cyangwa se wabwira imodoka ziraje ni byiza na Imana irabitangira n'abivukana bisohoza ibyo masezerano nurivemo nta mpamvu Imana igihe kiragera ikabikora ariko abantu bashaka kubwirwa yuko abarozi babo bapfuye abanzi bo bapfuye kasa nawe uburozi nawe uraga ahubwo Imana igira imbabazi we wagahereyeho ubyumvise ugahera wupfa ariko Imana irakurinda ikarinda na wawe ushaka kwapfa Imana ikujyanye muri Amerika Imana iguhaye amahoro niba ushaka amahoro nawe igakuyatanguyeho abandi ndugu yabo yego niba ushaka kurya neza kora neza niba ushaka kubana kugubwa neza igakugwa neza si ibintu byoroshye bandi turengere bigakaza bakundi banezeza aho gukunda Imana bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako abameze batyo ujye batera umugongo ku murongo wa 6 haratangaje ngo kuko muri barimo abagabo abaki komboka verbe ishinga komboka no kugenda wunamye wishaka harimo abagabo bomboka noneho ubwo bomboka bajya ngo bomboka mu mazu ibaze inzu yawe ivuye mugiye komboka mu nzu y'abandi uvuye mu nzu yawe irimo igitanda $180 ugiye komboka kuri matera ya 20 ya epeseri y'ururimi abo baherutse gukubita umuhini mu buriri hari ikinazi muri Huye bamukubita umuhini mu buriri yagiye gucimba umugabo yagiye gutaha mu rugo k'umugabo w'abandi erega nayo isoni ukajya kuryama mu rugo rw'abandi ubundi sinzi ukuntu wabana hari n'umugore watashye aragasanga umugore wundi mugore mu buriri bwe ibaza ayo mahano naho nabimenye umugabo afata umugore w'ishoreke muzana mu cyaro mu buriri bw'undi mugore mu muco nyarwanda ubwabyo ibyo ngibyo ni amahano koko murumva abagabo bomboka n'abagore baromboka byama bikunze n'abana basigaye bomboka n'abasore n'inkumi baromboka n'abacyacu baromboka n'abasaza baromboka hari inyanza ku mukingo rwose umukecuru imyaka 72 bamusanze y'amasambana n'umukwe we w'imyaka 45 mujye mwumva nabo basigaye bomboka sha mugatinyuka basigaye bomboka nta misoro abacyacu koko ibyo utabone bibi wako ku myaka ingana gutyo icyo atari yarabonye n'iki cyatariye n'iki araho umukecuru yataye abana be bane aragenda ajya ku musore w'imyaka 26 umusore ni nyina mubyaye ari umwe noneho umukecuru w'imyaka 46 aramurarura kugeza igihe umusore ahise atanyina ajya kubana n'uwo mukecuru mu bandi bana bane noneho umukecuru aza kumbwira ambwira mu kuntu ngo babuze inzu yo kwishyura ngo babuze amafaranga yo kwishyura inzu ngo ni $4,000 kuyishyura ngo kandi ngo umugabo yanze kugira icyo akora ngo abyuka yigendera ariko mfite amakuru n'abandi umukecuru sobanura uwo ni umugabo wawe koko iyi ni umugabo wanjye ni umugabo amuriya mumva namukubita nk'ishyeke ariko Imana ishimwe ko ntarwana mwaba mufite ibibazo nyine ngo n'umugabo wanjye afite imyaka ingahe se mama afite 26 wese ufite inda 46 ni rwose ni nuko
ufite imyaka 46 hanyuma rero ufite umugabo w'imyaka 26 urubyuka agenda nta kintu akora uri murangiraho none se ndakubaza ubundi abana bawe bo bafite imyaka 20 none rero wazanye umwana mu bandi none uwo mwana mu bandi ukeneye ko ari umuhaye wa mukecuru mvana ayo magambo yawe cyane ko umwana asubira iwabo agenda umwana mu rugo cyangwa niba wumva agomba kuguma iwabo murere nk'umwana kuko nawe yaje ku mwana mu rugo nibwo nyine ihanganira umwana nyine ufite ariko muzongeye kugaruka imbere ariko ndeka mbaza mukecuru icyo utabonye n'iki ku myaka 46 abana wabyaye ubundi ibyo utigeze wumva ni ibihe bitandukanye ko ubundi umeze uti yamvuye imbere yiruka ari yiruka aragenda n'abakecuru barumbuka nta yewe ibijya gucika byaracitse bakamasa kazavuka azazica akazivukamo ko mugari ikinyarwanda byaracitse hanyuma komboka uromboka uri umuririmbyi bagenda utukure b'iniforume ugende womboke hanyuma barabatenda ku cyayi cyamuka kuri capati kuri n'ifuti ya moto yaje gusoza kwanza reka tugere no ku mwanzuro usuye muri Ezekiyeli ni amagambo Imana yampaye mu gitondo ndi mu modoka mbimenya narasenze wera kuwa kabiri ndasenga kuwa gatatu ndasenga ijambo uyu munsi Imana irima nicaye mu modoka ngo tuyaganirize ngo maze aravuga ati mwana w'umuntu ayo magufa nayo y'inzu ya Isiraheli ntabwo ari amagufa y'inyamaswa ni inzu ya Isiraheli baranyazwe bagiye mu bunyagi Babuloni bamaze igihe bataka banarira bajyanywe n'ibyaha byabo basenze ibigirwamana bakoze ibyaha bikomeye barasambanye ari abami babayoboye niko babayereze basikoreye za shera bakoze ibyangwa n'amaso bite Imana ibajyana kugira ngo igihugu kibaho bamaze n'imyaka 70 cyari cyo gihe Ezekiyeli Imana yamagurukije ngo ahanure yahanuye barataye ibyiringiro kuko bari babaye ari abaretwa bababazwa kuko Bibiliya ivuga ko umwami Babuloni yaragiye afata ngo abantu b'umumaro abanyabwenge ibikomangoma n'abami n'abagabekazi abajyana i Babuloni hanyuma Buyuda asiga ngo abantu ngo babatini hanyuma y'abandi hanyuma ngo abo bari Babuloni bari bababaye cyane hanyuma ngo iri jambo riza kuri Ezekiyeli aya ni amagufa n'abantu b'inzu ya Isiraheli n'abantu ntabwo ari amagufa ahubwo n'abantu dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze twaciwe burundu nawe uyu munsi wumvaga Imana yari yarakuretse nawe wumvaga ibyo wakoraga Imana itakubabarira wumvaga ibyaha byinshi Imana itakongera kuzura nawe ariko uyu munsi Imana yashaka kuzura nawe Imana yashaka kuzura nawe haleluya usabwa kubyemera ibyo nicyo cyonyine usabwa nuko rero hanura babwira utukuni kumwami w'iteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanjye abantu bari mu makora ariko bakingiraniye mu mva abantu bari mu buyobozi bari mu bituro abantu bari mu ngo baragenda ngo bambaye amapantaro n'abagore bambaye ibitenge bakenyeye n'abana tona ariko bari mu bituro byo bari mu bituro bari mu mva z'ibyaha kandi ubwo mutegereje ko nibugiye ngo Imana iguhaye imodoka iguhaye perimi ikorera uzabibona kora n'ushaka kuzatunga imodoka birahaye umusenge Imana ubaha Imana izanye si ibikora haleluya ngo avuga kuki ibituro byanyu bibakuremo mwa bwoko bwanjye muzabura mu gihugu cya Isiraheli abantu bari baririmba badakishije abantu barasenga badakishije bagenda badakishije ntabwo bazi Imana aho baza ku rusengero bazi ko ariko gukizwa bazi ko ukuri kwambara iniforume bakajya mu makorari niko gukizwa oya aya iyo umaze mu gituro kirahagije uyu munsi Imana yashaka kukuzura kaba mu ishyari ufite kaba mu musanga
ibyo bivuze ku buzima bwawe. Muzamenye ko Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu agakuramo amaboko bwanyu, kandi nzabashyiraho umwuka wanjye wanjye mubone kubaho. Haleluya. Bango nta mwuka w'Imana ubuzima ntawe. Niba ushaka kubaho, shaka umwuka w'Imana, shaka ikimenyetso, shaka umwuka w'Imana. Bango niba uzageza abantu ibyaha byabo, igihe wavuga gishaka kwihana, wumva n'ibyo byaha kumva ntibikureba, akibikora n'ibyaha byabo n'uyaho kanaka yaje wose yaca. Umva pasiteri yababwiye kanaka yicaye mu iterero ntabwo arimo ababera, pasiteri yamubwiye hanyuma se watahiye we washyizemo gute zivanemo ntabwo icyo uteka avugana nawe. Haleluya. Nzaba umwuka wanjye we umwuka w'Imana wenyine. Reka mbabwire ibintu byiza bigezweho, social media zigezweho, kwambara neza bigezweho, kurya neza bigezweho, kurongora abagore neza bigezweho, byose bigezweho, ariko ikigezweho kuruta ibyo byose no gutuma umwuka wera, kuko ariyo buzima. Haleluya. Kuko udafite umwuka wera, udafite umwuka w'Imana muri we, muri iyi minsi nta buzima ufite n'ubwo agenda, ariko arimo aragenda niva ku mutwe. Kandi nzabashyira mu kanjye mubone kubaho, nzabashyira mu gihugu cyawe bwite Imana ishimwe. Nzabashyira mu Imana ikeneye kuba yijyanye bwite, Imana ikeneye kuba akazi kawe bwite, Imana ikeneye kukwambika ikaguha kuraba byawe bwite, kubera ko baje kwemera kuzuka, ukemera ko ugomba gukorera akazi ukakabona, ugakora ibizamini n'abandi utatanze ruswa ishingiye ku gitsina, hanyuma Imana ikaguha ibyawe bwite. Haleluya. Uwiteka turaza kumusaba azane igishyitsi, ntimugire ngo nabyibagire. Igishyitsi kareba bikeneye gutihita bikavamo ibintu by'ibintu byo kubanga cyangwa ikindi kayutse ikindi isa ntabwo ariza kujyana. Kwambara fadazi n'amarazi ntabwo ari byo bizakujyana mu ijuru. Mama papa ntabwo ari byo bizakujyana mu ijuru. Gusa ukabaye karavate watwaye ibitabo bitanu by'itorero, Bibiliya nzakagendana, ntabwo ari cyo kizakujyana mu ijuru. Zero. Kuba ufite umwuka w'Imana utinya icyaha, kuko icyaha ari urupfu, icyaha nicyo rubona urupfu, hanyuma rero ukayakuzuka ukongera ukakira Yesu, Yesu akagendana nawe ukamwemera kuzuka ko ukakuzuka. Ibyo bitambaro biguhambiye by'izana n'amatiku bikakuvaho, sohoke mu gituro wenda mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga webwiye ko umukire ngo tutunganiwe, webwiye ngo kuriho wari kuyibumbi. Uyu munsi ukeneye kuba muzima, wari n'ubu k'umuyaga warakushye, hanyuma ngo umwuka wari ukeneye, imirambo yari imaze kuboneka, ariko umwuka utari waboneka ntabwo ari kuba kwiremye inteko no guhagarara ku maguru abiri. Ariko umunsi birangiye uhagaze ku maguru abiri, wongere uhamye Kristo, wongere uhamye Imana, wongere ukeneye n'Imana bundi bushya, wongere wambike izindi mbaraga, wongere uhanure, wongere werekwe, wongere uririmbe ukuba umurimo w'Imana, wongere uzuke ko nicyo Yesu yakuze, icyo cyakuze. Haleluya. Pastor yavuze ibintu bikakaye, ntabwo yagize avuga perimi, yumvaga nshaka perimi. Ntabwo yavuze umugabo mwiza n'umugore. Niba uri umukobwa mwiza uzabona umugabo mwiza ukororanye Imana, uzaba umukobwa ukiri isugi, kandi ugasanga amaze abakobwa bakaritsiye batenda umurira nk'iyo mu mpeshyi. Mana uzaba umugore mwiza, niba uri mwiza nawe uzabona mwiza, cyangwa ko uzabona nimero ihwanye n'iyawe mu kirenge. Ndabeshya. Mana uzaba umugabo mwiza yerere utazamuka, kandi ugasanga uri isheke na mama wawe waramunaniye na so ntabwo umutinya, uramutuka ariko urashaka umugabo witonda, kandi uri ingare watangiye kuba ingare. Bazushyira ubugare hasi niba uzi gushaka ko umugabo witonda, igana we kwita ugende nk'abitonda, sibyo ra tangira ubigendere nyine ube muzima wirimbishe. Imana ngwere ibingibi, reka mbabwire ntabwo kisa n'abana babishye. Dukeneye umwuka wera w'Imana sha. Umwuka wera w'Imana umukobwa ufite arahamya, ntabwo umukobwa mukana
kandi akanda n'ukanda kazihiye bahita gusaka ibisasu. Anyurwa n'amavuta yizize y'iwabo yo mu cyaro, vaseline iramunyura ntabwo ararikira, za body lotion na za Naomi na Fair White na so white oya izo ngizo ntabwo zirarikira, yisiga amamesa asenga Imana yubaha, akayisiga yacamukije, Imana ikamukesha, Imana ikavuga ngo mwana wanjye nzagutabara, nzakwambika, nzakugaburira, ukayisiga Imana iri kumwe nawe, igihe kikazajya ukisiga amavuta wifuje. Imana itinze kunsubiza sha kuntu bagirase nanjye Imana zimubisa agatenge ku cyambe nazajya nanjye nyurankakaraga ibuno, reka bwira Imana itinda gusubiza kubera ubwirasi n'ubwibone bufite. Sorry kaza gutura kazenguruka mu kanya n'agakweto ka kereyo kagenda kamena abantu mu mutwe wanagatiye, ubwibone burakurenze. Mana nagira shaka kuzana imodoka irabona nimuza ikandagiza abantu cyangwa uzagenda hariya muri nabura ugakandagira amafu n'ibiyumbati y'abandi ko bwirasi n'ubwibone n'ubushombe n'ubukafu ukeneye kuzuka. Pastor ntabwo yiza hanura ngo Imana iduha amafirizoni kandi dukeneye kiri oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Imana yaguha n'inka yatavuye muri girinka wanayikorera ukayibona, nayo mata wifuza Imana yayaguha mu buryo bwayo, yo mutagiye kubisambanira cyangwa utariganiye. Se pastor yavuze yuko Imana igiye kuma imyambaro nk'iyambara, Imana se yamuvugiyemo yuko mbonye ubukwe bwihuse. Ubukwe bwihuse agiye wabwikorera bwihuse ukishingiye kaba ibikeri n'imibu n'iki kandi byo bitaho ubwo bukwe, ukagenda iminsi y'ingahe ukongera ukawukana ugapfupfuri, wabanje ugasenguka abazimana. Ufite umwuka w'Imana, umwuka w'Imana aguhe guhamya wa mukobwa wa musore wari umwuka w'uha uririmba uhamya Imana atari ukuririmba gusa gutya ngo watwitse ngo twabonye ko batwitse hano mu rusengero. Wafashijwe n'iki? Wanafashijwe ngo kanaka ngo yacuranze, ngo kanaka ngo asimbutse, ngo mikoro ngiragwa. Ibyo ngibyo nibyo watahanye. Pastor avuze ibishekeje, nibyo ngibyo watahanye gusa. Oya yatahanye ijambo ry'Imana. Se abafite birazanye mwiburiye muzimbanike mbari yafi gusoza umwe babiri batatu bangahe murareba. Noneho niba wahitiye wimanika manura, niba uswahitiye sinyibona, noneho mumanure mwiza baririmbye muzamure Bibiliya zanyu. Gusa nta soni ufite, uririmba iki nta Bibiliya ufite, mumanure. Ubuse ko duhinduranya imyenda, modeli z'imyenda, ko duhinduranya amatelefoni, ko duhindura fashions, ko duhora tujya muri bridal shower, ko duhora dutanga amafaranga twagiye kwizihiza anniversaire, udufaranga twa deposit. Bibiliya wabuze amafaranga 11,500 kugura Bibiliya. Kana ko uhenebere urakora. Ntabwo arahangana iwanjye naho birahari. Hano niho hari byose. Hano hari ibiryo, hari imyambaro, harimo icyubahiro, harimo kuba smart, harimo kuzagenda mu modoka n'indege, hari Yesu si ubifite. Dore ikibazo, abantu barashaka ibyo Yesu atanga, ntabwo Yesu bamushaka. Yesu asigara inyuma, natwihere twirire. Ntari bagaburiye imitsima bakarya bagahaga, bakongera bakajya kumutegera ngo mwana ngo twari twarakubuze. Atari ku gituma mushaka aho si imitsima mwariye mugahaga, situmye muza kongera kundeba nije mutsima wo mugihe atuma kandi muri asane mutsima wo mugihe wiki ntabwo arabishikira, nta mwuka w'Imana afite. Ufite umwuka w'Imana urabyemera ko mu masezerano y'Imana harimo gusohora kwayo. Iyo umuntu abaye imbere y'Imana, iyo umuntu abaye mu Mana neza, agahamya neza, agategereza yihanganye. Bikwirukanza ngo dore ntabwo urakora ubukwe, ngo dore ngo myaka ngo umaze kugira, ngo dore ngo nawe ngo umugore mwiza, buriya mugabo ngo ntabwo mukwiranye, ngo ntabwo Imana ye yaguhaye. Ibibazo ufite ibyara eshanu, ariko uzi ko buriya mugabo kuko Imana itamuhaye, ugasenya ukajya gushaka ngo umusore ugifite imyaka mikeya, ubwo ni uburara. I Kigali yafu gusoza hari abahanuzi baba mu mazu y'abakire, saa 10 barahanura, saa 9 barahanura, saa 6 barahanura, bicara barya
amafiriti barikinya shabo babitaho barabatekera shabo mayonezi ndazaraje barahonjotse kandi basize abagore mu byaro n'abana bicisaze mushisha. Imana ibitse business yawe muhombo. Imana ikuyeho uburozi ku rugo rwawe. Akiri bitanu tujya kugura amayinite akagaruka agatekama muri rwa rugo nijoro akarya akongera akamushyuhiriza amazi bakamutekera icyayi bakamuha ibiryo by'ibiryo kibaza koko Mana ngo Imana yabo ninda ngo namararikiye ngo indabo ngo sibi bose nta kintu kandi ibihembo byo bamaze kubishyikira abo bantu bamushaka. Mana bizabashyikengesha ngo kugira ngo kubohereza abantu z'ibinyoma bakwanye n'irari rya bene abo ngabo niba ari byo ushaka kose azazana bagutekinike baze batakubwira ko icyaha cyica bakubwira ko Imana irize business yawe muhomba kandi usaba business y'uburaya kuriganya kugereza imisoro n'ibindi. Iyi Mana urankunda uranyemera Mana urakoze cyane kundinza umurozi wawe kuzanduka kandi nawe uri umurozi mu magambo uvuga umurozi mu byo utekereza umurozi ugira ishyari uri urugira ishyari n'umurozi ukiri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe utaragira ubushobozi bwo kuroga wajya muri Tanzania gucisha wadashaka mwikiza. Umurozi uri ishuri ryanye umuntu avamo akaroga nukugira gute nukugira ishyari ariko Mose yavuze bashaka kuzuka haguruka dusengane Imana. Usubiye kuvuga ngo mbabara shango haguruka ngo mama ngo kibondo ngo kibeberi ngo haguruka maze dusenge ntabyo nibuvuge ngo rero ngo niba mwamunze ngo nimumbare ngo muhaguruke dusenge Imana. Ibi byose biracyagezwe wiyumvise umwuka w'Imana avuganye nawe aya magambo yose wayumvise byanga yumvishijwe muri akubwira ngo wabyumvise uribuka bya bisi wowe haguruka dusenge Imana kwihana si ugukora iki si n'urwanda Mana n'umugisha. Abantu bareba ngo handi ngo yahagurutse ngo pastor abwirije ngo kanaka arahaguruka itorero ry'Imana rizazamuka abantu bamaze kwihana ibisambo bamaze kwihana n'ibazihanye wari umuririmbyi uri muraca imanza gusobakira imanza itorero ry'Imana rizamuka ngo yewe we ngo byaritse bishya muze twisengera Imana nimwize mutambuke